dutangiriye mu giturage kimwe. Dutangire n'umukobwa tubona ari kwirukanka cyane, kibuno mpamaguru agenda ahindukira areba inyuma, ndetse bakakwereka inyuma hari abasore batatu bamukurikiranye bari kugenda bamwiruka bamubwira ati hagarara. Iyi filime mbazaniye yiswe Amasugi Atatu. Uze kuyireba uyisoze, ndabizi neza kuri buze kukuryohera kandi ukaza kugira byinshi uri buze kwigiramo. Umukobwa afite ubwoba bwinshi cyane, abasore baje nabo bakataje, nta miyaga bamufitiye. Urabizi nawe abana b'abakobwa mu buryo bwo kwiruka baba bagenda ku kavuduko gake, kandi ibisore byaje ewana n'amapantaro aratakara ariko bikayazamura, bigomba kumufata nyagasani. Ni ibisore bitatu by'inkorokoro. Umwana w'umukobwa yaje yiruka nkageze hano aranga, yari kureba inyuma, yaratsitaye nikubita hasi nyagasani. Bimwe nkubwira ngo uyu munsi mubi wakugereyeho, n'inkende igiti kurira biranga. Umukobwa yaravuze ati nimumbabarire, ati nimumbabarire. Babasore nabo bavuga ati ntugire ikintu na kimwe uvuga, nusakuza turaguhitana. Rero ikizima tuza dukora ibyo dukora ubundi tukwihorere. Ubwo baraje bahita bamuterura bamuvana aho ngaho. Umukobwa agenda ataka avuga ati please nimumbabarire. Bamujyanye ahantu mu gihuru, niba bamujyanye kugira gute nibyo tutaramenya. Bamujyanye ahantu mu gihuru nyagasani, barangije bamushyire hasi. Umusore umwe avuga tumva reka mbanzeho, undi nawe ati reka mbanzeho nyagasani. Ni muri karitsiye ziba zibamo ibisore biri aho ngaho by'imburamukoro, bigira amahane gusa, usanga bifata ku ngufu bishimuta bya bihungu nyine biba bitera kaci. Umukobwa aranga bamuryamishije hasi, umwe arangije amanura ibutura yari yambaye nyagasani. Mu kumara kuyimanura, abandi bagiye gusikamira umukobwa ku mutwe kugira ngo ataza no kuvuga bamufunga umunwa. Ujya atangira kumukura mu mwenda w'imbere, bamubwira ati uribeshya ukagira ijambo na rimwe uvuga ugasakuza, turaguhemukira birenze ibikubitekereza, turaguhemukira ugire ngo ntago ari we biri kukubaho. Ati please nimundeke nimundeke. Ndetse ahangaha ibyo bakoraga namwe murabireba. Ndetse uri ku ruhande akavuga ati twarakubwiye ati reka ibintu tubikore ku neza, urabyanga. Rero ukimara kubyanga nta yandi mahitamo twari dufite, watwimye. Umaze kutwima dufata umwanzuro wo kubikora ku nabi. Uwa mbere yaramufasha aramusambanya, abwira mugenzi we ati nawe ijyaho ukore nyagasani. Tekereza nawe ibisore bitatu ku mwana w'umukobwa nk'uyu nguyu, noneho ku bintu ataniteguye. Ntabwo ari ibintu bari kumukoresha yabishakaga, ni ibintu rwose adashaka habe na gato. Undi avuga ati vaho nanjye njyeho. Tekereza nyine nawe ibintu by'ibisore nk'ibi ngibi biri kugusimburanwaho, urabyumva ni ikibazo gikomeye. Baramusambanije, bamufashe ku ngufu. Umwana w'umukobwa ntabyo yashakaga, ariko nanone nta yandi mahitamo yari afite. Ntabwo yari kubarwanya ngo abashobore. Murabizi imbaraga z'abashiki bacu uburyo kiziba ari nke cyane. Noneho ibisore bikunze kuba bifite imbaraga nyinshi, noneho uno munsi byari na byinshi. Ewana kumufata ku ngufu ni ibintu byari byoroshye kuri bo. Bakoze ibyo bakora, barishimisha, ariko umukobwa we ntago yishimye. Barangije bamutaho mu gihuru nyagasani. Bamutaye aho mu gihuru, nta kabaraga afite ko kuba yabyuka. Byamuhemukiye ibisore. Muri ako kanya hari umugiraneza witambukiraga, arangije aramubona ahita aterura wa mwana w'umukobwa amuzana mu rugo iwabo yari ahazi. Avuga ati musaza ngwino urebe ibintu byabaye kuri mushiki wa nyagasani. Uyu musore yageze aha ngaha arebye mushiki we nyagasani biramurenga. Nawe ibaze gusanga mushiki wawe ibigoryi nk'ibi ngibi byamusambanyije, byamufashe ku ngufu. Uyarangije avuga ati byagenze bitatu simbizi. Musanze hariya mu gihuru, sanze ari haryamye nta kabaraga afite, gusa nabona agatambaye imyenda. Abantu bamuhemukiye banamuvishije amaraso, byashoboka ko bamufashe ku ngufu nta nakabaraga afite. Yaguye igihumura afite ubwoba. Ati gusa ikiri uko biri kose abantu babikoze bahise bahunga nta nubwo bari hafi aha ngaha. Uyu musore arabyumva, mushiki wanjye niwe tubana twenyine, ababyeyi banjye bose barapfuye, none ibigoryi biramuvogereye, ari nawe nari nsigaranye bimukorera ubu bugoryi. Uwabikoze uwo ari we wese, yaba atuye muri iki giturage cyangwa atuye kure yacyo, ntago nzigera mubabarira. Niyo magambo umusore yavuze, ntago nzigera mubabarira na gato. Agomba kuzishyura ibyo yakoze byose. Umukobwa baramuteruye, uyu musore aramufasha ati reka tumujyane mu nzu.
tumuvane hano hanze, wenda mu nzu tuba ariho tuba turi kumwitaho, turebe ko yakoroherwa. Tuvuye kuri rwa ruhande tugaruka kuri za nkozi z'ibibi z'abasore zitagira icyo zikora, zambura mukoro, ziranga ziri kuvuga ati mbega umwana uryoshye we, ariko mana ibi bintu gute ntabimenye, uriya mukobwa yabaga muri iki giturage ubundi. Mwese mwagakwiye kuba muri kunshimira rega, kuko n'igihe wamuvumbuye uriya mwana ndi kumva ashaka ko twakongera tugatestingaho pe. Utambwira ko ushaka kongera kumufata se, ariko nanjye yararyoshye, wakongera akamumpa nanjye naryoherwa. Ntiwumva noneho ko ushyigikiye igitekerezo kizima sha, n'ubundi uriya mwana tuzongera tumushakishe, azongera duhe, wumva imipangu bafite. Mwana ariko warebaga buryo ki narindi gukoresha agaspeed ka danje. Mwana nawe urashoboye, ariko nta kibazo, ubutaha rero uyu nguyu niwe uzabanzaho, niba jye nabanjeho ubwo niwe uzabanzaho. Kandi ikindi, uriya mukobwa njye ndongenda mushaka kwanza, nta nubwo ni ukuvuga ngo ndi kubyifuza kongera kuryamana nawe, ndamushaka kandi ngomba kuzabikora. Atumva mwana tuvanga tugende, hataza kugira n'udukeka. Gusa twumvise brother w'umukobwa hari amagambo ari kuvuga ati uwabikoze wese amenye ko afite ibibazo. Tuvuye kuri rwa ruhande hari abarahanga mu masaha ya nijoro mu gicuku, ni abakobwa batatu ndetse umwe arapfukamye, hari n'ubakuriye bose muri bo ahagaze hagati yabo. Hari ibyo bari kuririmba ahangaha bavuga ati ibyabaye ntibikabe, iteka iyo dutengushywe haba hari izindi mpamvu z'uko ibintu byasubira mu murongo. Bamaze kuririmba umwe ubakuriye ati gute wadutengushye, gute watanze ubusugi bwawe ukabuhereza ziriya nzererezi, ukabuhereza abantu bapfa nyagasani. Ubundi moto ni abantu bapfa, imoto ni abadapfa. Sasa uyu arangije aravuga ati ntabyo nashakaga mwamikazi, ntabyo nashakaga, bamfashe ku ngufu. Hoya, wari ufite ububasha bwo kuba wakwirinda, ntabwo wagombaga gutanga ubusugi bwawe. Rero kubw'ibyo wakoze ugomba kubyishyura, ni mu mwatake mu mukubite nyagasani. Wa mukobwa bafashe ku ngufu, kumbi hari umuryango abamo wahangaha ukora nijoro, baje kumuhana kuko yatanze ubusugi bwe. Ntago baba bagomba kuryamana n'abantu bapfa, ntago bibaho, niyo mpamvu umukobwa yaje gukubitwa. Tuvuye kuri wa ruhande tugarukanga mu masaha ya nijoro, umukobwa araryamye, yarari kuzunguza amaguru, aryamanye na brother waryamye aho ku ruhande. Bibera muri ghetto, wibuke babantu babiri gusa, nta mubyeyi n'umwe bagira, ababyeyi babo bose barapfuye. Sasa umukobwa yarari kwigaragura ahangaha nk'umuntu wese uri mu nzozi mbi. Uko yagakomeje kwigaragura, brother we yasinzire, yahise akanguka. Sisi tubaye iki, bigenze bite, urasakuje cyane uhita usimbuka, wari ugiye he? Nyine brother yararebye abona araryamye, ni inzozi mbi narindi kugira, narindi kurota nabi rwose. Buriya ngo warose nabi ririnda ricya. Ndetse aramubwira ati rwose ni ibizozi bibi naringize ariko birahita bishira. Ni inzozi mbi, okay, humura rero, uratekanye, ndi mu ruhande rwawe rwose, nta mpamvu yo kugira ikibazo, turi kumwe, ongera usinzire ugira ibitotsi sister. Ndetse brother we yaramukundaga cyane, byanamubabaje cyane, bimutera agahinda kubona ibigoryi bimufata ku ngufu, yabirakariyemo ariko abafashe. Kandi usibye n'uyu nguyu, n'undi wari we wese, nawe ushyira mu cyimbo cy'uno musore, ukamenya ko sister wawe mwibanira, ubona nka byose byawe hari icyamuvogereye, ubwo nawe urabyumva ibyo wakora. Sasa nga barongeye bararyama, umukobwa araryama, ari gusa yari mu nzozi mbi, yarari kurota ibintu bibi. Iyo umuntu ari mu bihe bibi wagira ngo n'inzozi zirabimenya, nazo zikamuzira ari mbi. Barongeye barasinzira, bararyama rwose, babonye agatozi. Ibyo byarabaye nyuma yuko bimaze kuba, uyu mukobwa yahise aza gushimira wa musore wamurokoye, wamutabaye akamukura mu gihuru. Wakoze cyane rwose, brother wanjye yambwiye ko ari we wamvanye mu gihuru aho narindi, ukanzana mu rugo. Narinje kugushimira. Hoya, ariko ntago ari ngombwa kushimira, erega nagombaga kubikora. Wibuke ko brother wa ari best friend wanjye, ni inshuti yanjye magara. Rero nawe kubona ari kugutabara rwose ntacyo bitwaye,
kandi byose mba nkora mba mbikorana na brother wawe kuko turi inshuti magara. Buriya inshuti magara ni ya nshuti yawe nyine igukorera byose nta kisize inyuma, ugasanga iteka ibyo yiyifuriza nawe nibyo kwifuriza, nyine niyo nshuti magara. Ubundi uyaranjira aramubwira ati okay, gusa nyine ntago nari kubura kugushimira kuba warabikoze no kubwa brother, nanjye tukaba twari tuziranye, ariko nanone byari ngombwa ko ngushimira. Buriya gushima ni n'umuco mujye mushimira namwe. Uyu musore avuga ati rwose nta kibazo, ati si byabaye ubundi nta gihamya ubifiteho? Ati wapi. Ati rero ukomeze ushaka amakuru rwose, ukoresha uburyo ki bwose bushoboka, nihagira n'ishusho uza gukurura y'uwaba warabikoze cyangwa se mukaba mwahura uzatumenyeshe, jye na brother wawe tuzabikurikirana. Uyu mukobwa aramubwira ati nzakora uko nshoboye, nihagira icyo menya nzababwira. Gusa abantu babikoze bose aho bari bigaye n'abagome rwose, ibintu bakoze ni ibintu bidakwiriye, ni ibikorwa by'ubunyamaswa. Ati cyane rwose, kandi nyine wihangane, uhumure, wiyiteho, ibihe bibi biraza bikagenda n'ibyiza bikaza, rwose wiyiteho ntugire ikibazo, ubwo wakize nta kibazo. Sasa umukobwa yahise asubira aragenda, yari atangiye koroherwa, ahantu yari yakomeretse hatangiye kugenda hafatana, bigaragara ko nta gihe kinini cyane bishobora gufata atarakira. Ibyo byose byarabaye. Tuvuye kuri runo ruhande tugaruka ahangaha, hari abakobwa batatu bahari. Nyagasani, niba muri kwibuka b'abakobwa twabonye mu isaha ya nijoro bambaye ibintu by'umweru bari gukubita uriya mukobwa wafashwe ku ngufu, dore ngaba hano mu muhanda. Noneho ntabwo bari bonyine, bari kumwe na wa mukobwa wafashwe ku ngufu, bari kugenda baganira. Uwa batatu noneho akarusho, bari guca wa muhanda, muri wa muhanda bya bisore byafatiyemo uriya mugenzi wabo. Barahanga bari kwitambukira bagenda, bahuye na za nsoresore eshatu, baragendana n'agakungu, baragendana n'akagurupe bifite ka batatu. Baratambutse baca kuri ba bakobwa, barabitegereza. Ibisore biragenda nabyo bigeze imbere, buri wese areba abandi, bararebanye, barakomeje baragenda. Witegereze urebe, ba bakobwa bageze hano, bya bisore bikomeza kubitegereza cyane bibareba. Wibuke byo nta kandi kazi bigira, umuntu nta kiyedagira, ntaki ewana, gahunda ni ugufata ku ngufu, gutera kacu, kumva ubuzima buzagarukira. Ba bakobwa bageze imbere, barongeye nabo barahindukira bareba biriya bisore. Ndetse ntago ari ibyo gusa, baraje bahagarara ku ruhande batangira kubaganiraho. Ati bariya basore nibo babikoze, nibo bamfashe ku ngufu. Ati niba ari bo wababonye neza rero, ntago tugomba gutegereza kwihorera ngo bifate igihe kinini. Undi nawe arangije avuga ati bagomba kwishyura buri kimwe cyose bakoze, nta miyaga tugomba kubashyiriramo, kuko ibintu bakoze turamutse tutabahagaritse bazabikorera n'abandi. Ati igihe kirabazi, niko abakobwa bavuze. Barangije barikomereza. Ati igihe cyabo kiraje cyo kugira ngo bayishyure, mujye murya muzi ko muzishyura. Babasore bageze ahangaho yaravuga ati ewana, mwana kakana wakabonye se? Ati gusa biriya bikobwa bindi nabyo ni bizima, usibye ko nyine kiriya cy'igikara nta kishimiye, uriya w'igikara sinamwishimiye. Ati ariko next cyangwa se ikindi gihe reka dushake buryo ki buri wese azaba yifunzuwe. Ati mwana, icyo gitekerezo uzanye ni kizima rwose, ndagishyigikiye, buri wese azaba afituwe rwose. Ati ariko ngewe mumenye ko ngomba kuzafata kariya n'undi duherutse kujya na se kariya duherutse kuryamana nako, niko ngewe nzafata. Hanyuma wowe nawe uzafata uriya wundi, uyu mujene nawe azafata uriya w'igikara. Ati gusa sha ibyo se wabitindaho, erega isura nta yibihuriye na biriya bintu. Wumva ibintu bari kuganira ukuntu abasore baranga ari imburamukoro, isura nta yibihuriye n'umuntu wa nyawe wana. Iyo ugeze kuri ziriya gahunda se wibuka kureba ku isura, kuba wahatwitse ugira ngo ibyo by'isura nabitekereza. Ati gusa uriya mwana arakoretse musaza, biriya byose bizamva mu mutwe, nzakomeza mbyibuka. Tugaruka hano, brother w'umukobwa na wa mushuti we bari kugenda baganira. Yageze haravuga ati ariko mwana, hari ibintu nakomeje gutekereza cyane, nibaza kuri mushiki wawe, nyine byanshobeye. Ndacyari gutekereza n'ubusi ndiyumvisha abantu bamufashe ku ngufu bakamukorera biriya bikorwa by'ubunyamaswa, kuko iyi karitsiye urabizi tuyimazemo igihe. Nsenzerere zizaba ari izihe? Aba bo baracyari gushakisha
baracyari guperereza ngo bamenye uwabikoze, ntago baramuvumbura. Ati dukomeze dutege ahangaha se, dukomeze duhiga turebe ko hari icyo twabona. Nanone se sister w'abantu bamufashe ku ngufu akaba atabibuka, nta n'isura yabo yibuka, ubwo byaje kugenda gute? Atuva mwana, ibibazo bya sister wanjye reka kubizana cyane, kuko kuri kubivuga biri kugenda binyibutsa agahinda, nkumva ise nsubirana umujinya. Gusa nkuko nabikubwiye, narahiye ku izina ry'Imana ko wabikoze azabyishyura. Uwakoze ibintu by'ubugoryi nka biriya azabyishyura. Ati nyine musaza ntunyumve nabi, gusa nyine ngiye icyo nashaka kukubwira, sister wawe nanjye yarambabaje rwose. Biriya bintu bamukoreye ntago byari bikwiye, ni ibintu bitari biboneye. Gusa nyine icyo naringamije ntago ari ukukwibutsa kugira ngo ugire umujinya. Uyarangije avuga tumva mwana, tureke kuganira kuri sister wanjye, tuganire ku byacu muri aka kanya bya sister wanjye bindekere. Aterega sister wawe wibuke ko turi inshuti magara nawe. Ibibazo rero wagize cyangwa sister wawe yagize, nanjye ni nkabyo ibibazo mbafite. Kubera iki wumva ko se sister wawe yagira ibibazo hanyuma nje ntibimbangamire? Ati okay mwana, kandi ndagushimira ko wakomeje kumba hafi rwose mu bibazo nagiye mnyuramo byose, ukomeza kumfata mu mugongo, ukomeza kumbanira, ntago wigeze untererana. Bimwe nababwiraga by'ibyiza by'inshuti magara. Inshuti magara ntago igusigaye uri mu bibazo, ahubwo ibibazo byawe byose mu bibanamo ikuba hafi uko bishoboka. Nyuma y'ibyo byose umusore nawe aba yagiye guhiga ashaka amaramuko. Tugaruka hano mu rugo, wa mukobwa, uyu mukobwa ubundi amazina ye yitwa Goma. Arahangaha rwose aba ari ku rusyo ari gusya. Witegereze uko ari gusya ahangaha. Musaza we nawe twabonye yagiye guhiga, gusa yaratashye. Bakoze ibishoboka byose ngo bashaka umuntu waba warafashe mushiki we ku ngufu akamusambanya, akamukorera biriya bikorwa by'ubunyamaswa, ariko kugezana n'ubu nta kintu barabona, nta kimenyetso gifatika barabona cy'uwabikoze. Sasa uyu yaratashye, agarutse mu rugo aje kureba uko sister wamerewe. Wibuke baribanira uwa babiri. Sister nawe arahangaha ari gusya, yagiye kubona brother waratashye. Byaranamushimishije cyane, yabonye brother watashye, bikaba akarusho noneho yatanye nk'umuhigo, ari nk'akantu yatahanye yaburi yaronse, biba ari ibindi biba ari uburyo. Yarajangara namusuhuza, aramuhobera. Uyirangije avuga ati brother umeze ute? Ati meze neza. Ati wese umeze ute? Ati nanjye ni neza, ndahanganye n'undi muturimo twaho. Ati ahubwo sister birantangaje, uzi ko watangiye gukira? Bya bikomere byawe byose ndi kubona byakize, nta gisebo gifite. Aterega bira ntago byari bikomeye cyane ku buryo byari butinde, rwose twari udusebe tworoheje, niyo mpamvu ubona nyine byose byagiye. Ati na kimwe cyako kaboko cyakize? Ati cyane rwose byose byakize, ubigisigaye ni ukumenya nyine buryo cy'umuntu yitwara muri iki giturage, akamenya buryo cyagendamo gake. Atabwo se sister wateze? Ati cyane rwose ibiryo birahari mu nzu, nari nzirega kuri boze ushonje, niyo mpamvu nagombaga gutegura ibyo kurya kugira ngo zurye. Ati sister ndagukunda cyane rwose, kandi urakoze cyane rwose kumunzirikana, nanjye ngoza ku mutima. Umusore yagiye gufata icyakura, sister we nawe asigara ahangaha akora akazi nk'ibisanzwe. Ibyo byarabaye. Ku munsi ukurikiyeho, ubu noneho dutangiye kujya mu nyungu. Ba bakobwa batatu bagiye kuvoma, za nsoresore zabategereje. Wibuka abantu basore bafite umupangu wo gufata buri wese agafatiwe kugira ngo bahatwike neza badasangiye. Barahanga abakobwa bari kugenda, gusa ibisore birabategereje. Ariko umukobwa umwe wo hagati ageze ahangaha, hari ukuntu yumvise ibintu nta mahoro birimo. Atariko we kuhagaze bite? Ndetse n'umukobwa aravuga ati nta kintu muri kumva, yani impumuro idasanzwe ndi kumva hano. Hashobora kuba hagiye kuba ibintu bidasanzwe kandi bibi. Ati se barakobwa ko bahagaze baba bazi ko twabategerera, ninde waba wabahaye amakuru se? Uyu nawe avuga ati aha rwose ntago ari shyashya, mfite ubwoba. Ubundi hari abantu bajya guhura n'ibibazo bakabona amarenga cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko bagiye guhura n'ibibazo, ariko ntibabashe kuvumbura ko aribo bigiye kubaho. Ukumva ufite ubwoba bwinshi cyane utazi aho buvuye, ubwoba bugutunguye, ntubitindeho. Ariko uriya mukobwa nawe yagize ibintu bigaragaza ko nta mahoro ahari, kandi koko nta mahoro ahari. Ba basore kuko bahageze ahantu bari abasore bari, wana amahoro ni ntayo.
abakobwa bakomeje kwitambukira baravuga ati "Okay, nta kibazo tubyirengagize tugende." Bya bisore biravuga ati "Nicyo gihe cy'umupangu, mwitegure basaza." Ubwo muri ako kanya abakobwa bakimara kuhagera, bya bisore byahise biza byirukanka, birangije birabataka, buri wese aterura uwe bagomba kubatwara. Nyagasani, byahise bifata ba bakobwa nanone birabashimuta, noneho bishimuse batatu birabajyana. Gusa mbibutsa akantu kamwe, aba bakobwa twabonye hari umuryango babamo, umuryango ukora nijoro, niba mubyibuka neza. Mw'abantu mwe murebe neza, iyi filime iraza kubaryohera n'ibyo nababwiye. Bageze aha ngaha baravuga ati "Mwana, ibi bintu koko turabikoze?" Ati "Byahatari mwana, kiriya cyane nanjye najyanye ko numvise kirenze. Uriya mwana nari mfite nawe arakubiye, yewe afite ibibero noneho bityaye, ibibero binyerera." Ati "Nanjye ariko namuhamije, uriya mu baby duheruka kugira ejo bundi, ubu ngubu noneho numvise yarongeye yarabaye agasugi. Uzi ko wagira ngo nta kintu cyabaye mwana." Abasore baragenda. Nyuma yuko bamaze kuvaho, abakobwa baragarutse. Abakobwa baza bakurikiranye, ni abakobwa batatu, ndetse bamaze gufatwa ku ngufu. Babonye udusore turi kurenga hakurya. Witegereze, bareba ba basore, babarebera icyarimwe. Nyagasani, aba bakobwa barabitegereje babarebera icyarimwe. Abasore uko bakarenze, abakobwa barongeye barahindukira, barangije bahise babura. Nyagasani, bagiye he? Ibintu byagenda byaryoha. Tugaruka ku rundi ruhande, mu giturage buriya hari abantu nka ba Daforoza baba bagenda baganira utuntu tw'utugambo twa karitsiye. Atuzi ibintu bibera hano ntabyo nzi. Atumva bajya ku ruhande ubanza uzimpe neza ngo iki giturage ngo haberamo ibiki. Iki giturage rero nagira ngo amakuru yose yuzuye. Iki giturage harimo gufata ku ngufu. Abantu b'abakobwa bafatwa ku ngufu ku bwinshi. Ati ahangaha muri iki giturage harimo ibintu by'ibisore by'inkorokoro bicunga umwana w'umukobwa ari gutambuka, bikaba biramwanjamye bikamufata ku ngufu. Ni ibisore nyine biri aho ngaho. Muri make muri karitsiye yacu cyangwa se muri iki giturage nta bakobwa b'amasugi bakihaba. Muri ako kanya b'abakobwa batatu baratambutse baca kuri aba ngaba bari kuvuga ututiku tw'utugambo. Sasa babonye umwe muri ba bandi bafashwe ku ngufu, hari uwo byamenyekanye, batangiye kumuseka. Ati "Dore n'uriya mukobwa uri ureba ku ruhande hariya, uriya nawe bamufashe ku ngufu." Ati "Uriya baramufashe?" Ati "Cyane." Aba barabyumva. Nyagasani, bakimara kubyumva barahindukiye, barebye ba bakobwa babiri. Dore amaso, aba bari kuvugagura, batangiye kuvuga bikanga. Nyagasani, batangiye kuvuga bikanga, bisobanuye ngo bahise bahinduka ibiragi ako kanya. Ba bakobwa babikoze batatu barangije barisekera, ari nako bikomereza urugendo rwabo. Aba bagerageza kuvuga biranga, buri cyo bagerageje kuvuga ntabwo biri gukunda. Nyagasani, ibyo bimaze kuba, tugaruka mu rugo. Wa mukobwa Goma yatashye mu rugo rwose ari gukubura, ndetse wa musore w'inshuti magara na brother we yaje ahangaha buke buke. Goma atabizi, wa musore aza kumukora mu mayunguyungu. Goma arangije arikanga, yahise ahindukira, yari yobewe nyine ikintu kimukozeho. Arangije avuga "Turankanze rwose, tunyihanganire, nyine naga surprise nashaka kugukorera ngo ndebe nyine ikigero ugiraho ubwoba." Ati "Nyine nari ndi gukora amasuku ahangaha, urantunguye unkoraho, ntibajije niki se kinkozeho." Uyu musore aravuga ati "Bibaho nyine, gusa mu by'ukuri nari nje ahangaha hari impamvu iri kungenza, hari ikintu kimwe ndi gushaka kuba nakubwira tukaganiraho." Ati "Ikintu uri gushaka kuba wambwira? Ubwo si icyo kintu cyaba ari ikintu nyabaki cyaba gitumye uzangaha kundeba aricyo kikuzanye?" Ati "Nyine mu by'ukuri umunsi nagutwaraga nkuvanye hariya mu gihuru, bari bagusize nkuzana. Kuva icyo gihe nakomeje kugutekerezaho cyane." Ati "None ubwo byaba bishatse gusobanura iki se? Kuntekerezaho se watekerezaga ku byambayeho, ku bibazo nahuye nabyo? Niki watekerezagaho cyane nyamukuru?" Ati "Nyine nta kubeshya rwose, ntago ari ibyo, ahubwo njye naragukunze." Ati "Ariko urabizi ko tutakundana kuko uri inshuti magara na brother wanjye." Ati "Ibyo rero ntago byambuza gukundana nawe, kandi ikindi ntago byampagarika mu kugukunda." Muri ako kanya bakiraho ngo bafatanya akaboko. Sasa brother w'umukobwa yisaza, uyu musore ntago aba ashaka kumwereka ko akunda mushiki we.
ati kuki waje utampamagaye? Ati nageze ahangaha ntekereza ko uze, ndaje nyine ndavuga ati reka mbiganiriza sister wawe, ubwo urabuza. Ati ahubwo reka tujye kureba umutego wacu ko nta cyavuyemo. Bahise bakomeza urugendo. Tugaruka hanga kuri ba bakobwa bagira ubugambo baje birukanka n'ubwoba bwinshi, bagera ku musore ahangaha wiviriye mu murima bavuga tumva ibintu bibaye byo nagahuma munwa. Ati habaye iki se? Ndetse nubwo bari kuvuga amajwi ntago ari gusohoka, bari kuvuga nyine nk'abantu bari kujwigira ukumva ijwi ntago riri kuza neza. Ati mwa bakobwa mwavuga ikibagenza? Nyagasani, nyuma y'uko ibyo bimaze kuba, wa mukobwa ari ahangaha Goma atetse hari uwamuturutse inyuma. Niba muri kwibuka wa mumama twabonye nijoro ukuriye ba bakobwa bose uko ari batatu, ibyo yavugaga bari guhana uno mukobwa ni nawe watanze oda ngo bamuhane, niwe wizi ahangaha. Ati ma muraho ndabasuhuje cyane, ko muje ahangaha nakosheje iki? Yahise yikeka ko hari ikosa yakoze. Ateze ko muze ahangaha hari ikintu naba nakosheje, haba habaye iki kibi? Iteka iyo amuzi yamenya ko afite ibibazo, hari ibintu bibi yakoze. Ati Goma, waba wibagiwe uwo uriwe? Wibagiwe icyo uri cyo? Bisobanuye ngo uyu mukobwa nubwo abana na brada we mw'ubu buryo babayeho gutya, hari ubundi buzima umukobwa abamo twe tutaramenya ngo ni ubuhe. Kuko wibuka no muri rya joro twamubonye ari kumwe n'abari abakobwa batatu ndetse n'uno mugore yari ahari. Sasu yaramubwira ati niba wibagiwe icyo uri cyo umbwire mbigusobanurire neza mbikwibutse, ariko ureke kurenga ku mategeko. Umukobwa aravuga ati ma rwose ntago nibagiwe icyo ndicyo. Ati mwamikazi ndabyibuka neza kandi ntago nakwibagirwa icyo ndicyo, nta nubwo rwose narenga ku mategeko. Rwose ndakwinginze, nta kintu kibi nteganya kuba nakora, kandi nanone ngomba kuzirikana uwo ndiwe n'icyo ndicyo. Sasu yaramubwira ati rero ikinzanye ahangaha Goma, njanga kugira ngo nkwihanije. Urihanijwe, nguhaye gasopo ya mbere na nyuma. Ndakwihanije, urihanijwe. Urabyumva neza? Ati cyane rwose mwamikazi Nyagasani. Uyu mukobwa bamwihanije ibiki? Ntuzatume nongera kugaruka hano nje kuguha indi gasopo. Urabyumva neza? Iyi gasopo nguhaye ni iya nyuma. Arangije aragenda. Uyu mukobwa baba bavumbuye ibyo yakoze, bahinduye umuntu iki? Ibiragi. Twabibonye hari abantu bahindutse ibiragi bitewe na bano bakobwa uko ari batatu. Ndetse umukobwa ngabyo byaramucanze biramurenga, ariko nanone ntiyabikaza, yikomereza akazi ke nk'ibisanzwe, akomeza gushaka icyakura. Ibyo byose byarabaye. Ku munsi ukurikiyeho ba bakobwa b'injajwa bavugagura ba karitsiye bagira ubugambo baje gutegera ahangaha ngo barebe ko ba bakobwa batambuka kugira ngo babasabe imbabazi, bongere babasubize amajwi yabo batwaye. Uyananije avuga ati urababona koko? Ati uko biri kose baraza gucanga erega, bakunda kuhanyura, kandi niyo hanyura umwe muri bo buriya yadufasha. Bakiraho ngo bategereje, bagiye kubona babona ba bakobwa koko bari kuza nk'uko babivuze. Aba bagira ubwoba. Atumva wishyugumbwa ariko ngo ujye imbere ukazi ibintu bitaza guhita byica umupangu wacu wose. Genda gake, ibintu byose bitware gake gake, nta mpamvu yo guhubuka, bigendemo gake. Muri ako kanya ba bakobwa baraje bucece. Sasa abangaba nabo biteguye gusaba imbabazi, ese bari buze kuzihabwa? Nakubwiye ati hari abantu bazazira urw'abagabo, abandi nabo bazira amagambo yabo. Ba bakobwa bakimara kuhagera, aba babiri bahise baza kubatangira, barapfukama baca bugufi. Ati turabinginze rwose, turabasabye ku izina ry'Imana ntabwo tuzongera gukora ibintu by'ubugoryi nk'ibyo twakoze. Turarahira izina ry'Imana ntabwo tuzongera kugira ubugambo, ntabwo tuzongera kuvuga ibintu bitatureba, nimutubabarire. Mwa bantu mwe mujye mucunga iminwa yanyu, ibyo muvuga mujye muvuga muziga. Sasa abangaba bararebanye n'ubundi icyo babazizaga ni iminwa yabo. Buriya niba umuntu umujijije ikintu ukabona yahindutse icyo kintu ntagishaka kugikora, ndetse yamaze kubona ko yari yakoze ikosa akaza kugusaba imbabazi, nyabona ajye umubabarira uwo muntu. Nubundi bavuga ko usabye imbabazi azihabwa, nawe ujye umubabarira. Aba baravuze ati rwose ngiye n'inshuti yanjye ntabwo tuzongera kuvuga ubugambo, ntabwo tuzongera kuvuga ibintu bitatureba, nta kintu kibi tuzongera no gukora ukundi. Abakobwa bararebana, ibi bigoryi ubundi ko byamaze kwicuza, ko bitagishaka gukora nk'ibintu by'ubugoryi bakoraga, twababarira ubundi. Aba bakobwa uko bakarebanye, mu kirere imirabyo yarakubise,
sasa imirabyo imaze gukubita aba baravuga ati tukumva ijwi riri kuza noneho. Bigaragara ko bano bakobwa bababariye n'ubundi icyo babazizaga bamaze kubona ko bahindutse. Ati ntago tuzabyongera ukundi, kandi Imana ibaha umugisha, turabashimiye cyane rwose, muri abantu beza, ntago tuzongera kuvuga ubugambo, ntago tuzongera gusekana. Hari abantu bajya basekana ugasanga umuntu niba ikibazo kimubayeho ewana karitsiye yose iri kumwota, bari kumwiha, bari kumuseka nk'aho ari wo wa mbere ugize ibibazo. Ibyo rero namwe mujye mubigendamo gake. Uyu mukobwa aravuga ati nizere ko mwiza isomo rero ryo kutazongera kureba ibitabareba, mujye mu mindinga your business zanyu, mujye mubarizo mwitaho, murebe ibibareba ibitabareba mubishyire ku ruhande. Ati murakoze cyane rwose, Imana ibaha umugisha, turabashimiye, ntago tuzongera kugira amatiku. Bakuyemo inkweto baratibika, ibyo baboneye ahangaha byo nagahoma munwa. Aba nabo barangije barakomeje barigendera. Nta mpamvu yo kugumisha umuntu mu gihano kandi umaze kubona ko yahindutse. Igihano yari yakoze cyangwa se ikosa yari yakoze umaze kubona ko ryahindutse, ugomba kumubabarira. Yahindutse nyine, icyo washakaga kumuhana, icyo wamuhaniye ni ukugira ngo ahinduke, none yahindutse, mubabarire. Tuvuye kuri ruhande tugaruka ahangaha, umwe muri ba basore b'inzererezi bafata ku ngufu ari ahangaha rwose atwaye ibiti, arimo aragenda avuga ati gute wambwiye ko ngo uburiri ngo wabubuze, ngo ibikoresho byose nta bihari, ubwo se byaba byagiye he? Uburiri se buragenda? Ageze ahangaha hari imirabyo yakubise, imirabyo imaze gukubita nyagasani. Umusore yagiye kubona abona igitsina cye kiri kubyimba kireba nyagasani. Nakubwiye ngo bakinishije abantu badakinishwa. Derera nawe. Umusore yatangiye gutaka, akomeza ataka cyane atabaza ati ni muntabare, nkeneye ubufasha, ntihagira uwamfasha. Gusa ubufasha ari gusaba sinzi niba hari umuntu uri buze kumufasha hafi ahangaha, sinzi niba hari umuntu uri bumwumve. Akomeza ataka cyane ati nkeneye ubufasha. Sasa umwe muri ba bakobwa, wa mukobwa kare bafunze umunwa we azize ubugambo, yari ari gutambuka hafi aho ngaho yumva umuntu uri gutaka, arangije aza gutabara. Umuntu nagutabaza buriya uzamutabare. Umukobwa aravuga ati habaye iki? Ati simbizi, reba ukuntu igitsina cyanjye kiri kungana, gikuze ndi kukireba muri aka kanya, ndebera nawe, sinzi najya ukuntu bigenze nyagasani. Urutsina rwe rwaragiye rurakura, ewana ruba runini ku kigero cyo hejuru, nawe ku kigero atatekerezagaho. Nakubwiye ati ugenda ubunza akantu kawe, ukabunza ugashyiramo abo ubonye bose, uteganya ko ingaruka zizakuzaho uzazirengera, uteganya ko ibizakubaho uzarwana nabyo, ugahangana nabyo ubwawe. Ugera avuga ati please mfasha, njyana mu rugo, mvana muri bino bihuru, ungeze mu rugo, wenda nareba ukuntu niyeranje madamu sengeze mu rugo rwose, mvana ahangaha nyagasani. Umukobwa yaramwumviye avuga tumva humura, wikomeza gusakuza cyane, ngiye kugufasha nkujyane muvana ahangaha muri rino shyamba, kandi uraza kumererwa neza, humura wibikaza. Umukobwa arebye umusore urangaha afite ewana igitsina cye cyabyimbye cyane, kiri kugenda gikura kandi umwanya ku mwanya, handi gishobora kuza kungana n'akaguru nadacunga neza, gishobora kuza kungana n'akaguru. Biturutse kuki? Ku bakobwa batatu b'amasugi bavogereye. Ni nako filime yiswe ngo amasugi atatu. Bafashe abakobwa bifitiye ubusugi bwabo barabasugirura. Mu kumara kubasugirura rero, ibiri kubabaho nabo babyirengere. Hari undi musore nanone umwe muri ya genge ya batatu, arahangaha rwose mu gihe nawe ari gutema ibihuru, niba ari akazi kibakoraga ntiwamenya. Arahangaha ari gutema ibihuru rwose yiturije, ibintu byose bimeze neza, ni amahoro, hari abaje nyagasani. Batatu turabazi. Bamaze kugera ahangaha, umusore we ntago aramenya ibiri kujya mbere, nta nubwo azi ko yaziwe, akomeje kwikora akazi ke nk'ibisanzwe. Ibintu ni amahoro, umunsi wagenze neza, akomeza yiririmbira ibintu ni amahoro. Akiraho yarahindukiye, hari ibyo yabonye. Sasa abo ngabo bahise bazamura ibiganza, umusore baramunigagura, bamuteye uwakajwiga, akomeza kubura umwuka hafi yo gupfa. Umusore baramunigaguye, ijosi bararihindukiza. Uzi umuntu kuniga mutegeranye sha, umuntu akakuniga mutegeranye nawe ukibaza ese nicyo kiri kujya mbere, n'abadayimoni bari kunkubita,
narozwe niki kiri kujya mbere yanjye. Sasa abakobwa baramunigaguye, umusore bamutamo wakajwiga arabyumva, abakobwa bo bari kubahora ko babafashe ku ngufu. Ibi nibyo bita revenge cyangwa se kwihorera. Abakobwa batangiye kwihorera. Sasa anga abasore ibintu bakoraga nk'imikino bitangiye kubagaruka. Bakobwa bamugiriye impuhwe baramurekura, ariko n'ubundi umuhogo bawukanze. Nubanza n'imitsi y'umuhogo yifunze. Baramurekuye, umusore yikubita hasi, abakobwa bahita baburirwa irengero. Bahise babura. Umusore arangije arahaguruka n'igihunga cyinshi, agenda yirukanka korora. N'umwuka ni ntawo, byaramurenze. Ageze imbere yibuka ko yari afite umupanga, aravuga ati bose mumujyane. Reka umupanga ni ibiki? Umupanga se uzandokora igihe bazaba banigaguye ingoto yamvuyemo? Bidatinze tugaruka hano mu rugo, hari ufite ibibazo. Sasa hari uwangaye igitsina cye kiri kubyimba umwanya ku mwanya, buri munota kiri kwiyongera. Bakiri aho ngaho biyicariye ibintu bumva ari amahoro rwose batuje. Ndetse icyo batazi nuko genge yose uko ari ya batatu yatangiye gukorwamo. Genge ya batatu yatangiye kwinjirwamo. Bari abakobwa babazi kandi nta n'agahenge bateze kubaha mu gihe batarihorera ngo birangire. Nta miyaga bafite kubashyiriramo. Bakiri aho waje yirukanka kibuno mpamaguru yahagira, avuga ati ni mu ntabare. Sasa uwo yaje gutabaza nawe akeneye ubutabazi. Uzi kujya gusaba ubufasha umuntu nawe uri gusaba ubufasha, nawe ukeneye ubufasha. Ugeranje avuga tubaye iki ni ikihe kibazo ufite? Kuri kuza utaka uvuza induru. Atumva n'abakobwa, niba ari abakobwa, mbega abakobwa bari banyishe, mbega abakobwa. Sasa yaribaza abakobwa nabahe, bagize gute? Abakobwa bagutwaye iki? Ati n'abakobwa batatu yewe. Sasa wibuke bose uko barangari batatu, even n'uriya mukobwa uyu nguyu wicaye angaha uryamweho n'uriya musore nawe yahuye n'abari abakobwa nawe arabazi. Sasa yararebye arangije avuga ati guse mushuti wanjye yabaye iki? Atoke reka tukwiyerekera angaha wenda wirebere. Arebye angaha asanga umujene afite igitsina kingana n'akaguru. Yampaye inka rero mu izina rya Yesu, niko yahise avuga. Aravuga ati ndapfuye noneho rero ibyo se kandi byagenze gute? Ati nanjye sinamenya, nagiye kubona mbona kiri gukura buri kanya gutya. Ati hoya ntago bishoboka. Ubwo rero nibira bikobwa bitatu bisobanuye ko tugihigwa, ntago bari buze kuduha gahenge. Paka bihoreye bagomba kwihorera, baraza kutwihorera uko biri kose. Ati nose ntago wamenya ikiri kubitera. Ati wapisha nanjye ko ndikubona biri gukura gutya singe ndabizi. Uyu musore niyo yabaza guriya mukobwa, kandi uriya mukobwa nawe ntabyo azi, nawe ntagazi biri kujya mbere. Ati cyo ni igitsina gusa kingana gutyo? Ati cyane rwose. Kumona se bigutangaje? Si uburwayi si ubwo ntari buze kumererwa neza? Mu kanya gato nashatse telefone nyine ngo mpamagare baze babe baduha ubufasha, bamufate bamujyane bajye kumuvura, ariko nta kintu baradusubiza. Ntago baradusubiza ariko biraza kumera neza. Atumva ntago ndabyumva, reka nongere nirebere. Umusore yose afata inkweto, amenya ko genge yabo yose igomba guterwa kandi batari buze kugira gahenge. Ati mwana wimenye, twabikoze twishimye ariko ingaruka niba zije hangana n'utwawe. Umukobwa nawe ati kumbi ndahanga ndi kugufasha mu bintu wikururiye, warabahohoteye barabakobwa cyangwa babagiriye nabi, niyo mpamvu baje kukwataka. Rero aho ngaho kuri urwo ruhande umenye ko nta kirimo nge sinkiri kumwe nawe. Urabyumva neza? Sigarana boro zawe. Bimwe bavuga ngo amagari yaterewe hejuru buri wese asamaye. Uyu mukobwa yumvise gukomeza afashe n'umusore ari ukwishyira mu byago, cyane ko bari abakobwa bazi ko nta mikino bagira. Umukobwa nta kindi yakoze, yahise ahaguruka aravuga ati mwana amenye boro zawe, nge ntago ndi mu ruhande rwawe, reka nihungire nanjye. Sasa umukobwa yanirukase ataye inkweto, kuko bari abakobwa twabonye ko batavogerwa, n'abagome barakaye kandi ubugome bwose bafite babutewe na tuno dusore dutatu. Sasa yaje yirukankaza kureba undi mushuti we, wibuke n'uwa batatu. Mushuti we rero nawe bitewe n'ukuntu ahora yikeka ko bahora mu byago, yabonye mugenzi waje yirukanka nawe ahita atangira kwirukanka. Bahora bikeka ibintu. Hari umuntu wundi utajya ugira amahoro, iteka ahantu hose abari kuvuga ati polisi iraje, yabona uwiruka nawe akiruka. Ukibaza uyu muntu ari kwirukaswa n'iki koko? Wa musore yahise avuga ati umva mwana wikwirukanka, ariko ko wirukanse uri kwirukaswa n'iki ntarakubwira n'ikizanye?
ati ngaho rero mbwira uri kugenzwa n'iki? Ese ubundi wowe wabona uturutse hariya wirukanka kuriya nkabura kwirukanka? Nari kubwirwa n'iki ko atari polisi zikugeretse? Nari kubwirwa n'iki? Nabo bahoraga bikeka nta mahoro bagiraga, bahoraga bazi ko isaha n'isaha bari bwatakwe bari buze gufatwa. Ati ngaho rero mbwira mana, ahubwo nankuye umutima. Uzi ukuntu umutima wanjye uvuye kure? Ewana wari wamvuyemo. Atumva rero ikintu ugomba kumenya, abakobwa batuziye. Niyo magambo yamubwiye, yaramuzaniye ubutumwa, yaraje kumubwira ko agomba kurya rimenge. Ati abakobwa batuziye. Ikindi kandi mushuti wacu umuyobozi, ibyamubayeho mbikubwiye wavuze induru, nta nubwo wabyumva. Ubu muri aka kanya ndakubwiye ngo ikintu afite uramutse ukibonye wahita uvuza induru. Sasa kagasore ukuntu kanavugaga kavuga kikeka. Bo bariyizi nyine, bahora mu bintu by'amakimbirane, bahora batera kaci, bashimuta, bafata ku ngufu ibiki, nta mahoro bajya bagira. Ati mwana mbwira ibintu neza. Ubwo se uruntu afite n'urucyo ushatse kuvuga? Ashobora kuba afite urujumba, nta kintu ndi gusobanukirwa rwose. Ibintu uri kuvuga ni igihunga mw'ubwo buryo, uri kumva nasobanukirwa iki? Uri kumva nasobanukirwa iki? Atumva mana, ubwo nari ndari mu gihe undi gukata ibyatsi, babakobwa banteye baranigagura. Nse bakunigaguye gute mana? Abakobwa mana, abakobwa bakuneshe wowe? Atumva ibyo uri gutekereza ntago ariko biri. Nta nubwo banize bamfasha, ahubwo banigaguye batanyegereye, batanamfashe, bari kure yanjye. Uyaranje arikangagira ngo nabadayimoni. Atumva buretse kwiruka ariko ntago biratangira. Sasa uyu nguyu we ni umunyabwoba, ikintu cyose uzanyemo ibintu bihambaye we yumva bimuteye ubwoba ahita atangira kwirukanka ataranamenya ibijya mbere. Ati garuka hano mbaze nkubwire uko ibintu byose bimeze. Ngo bakunigaguye batagufashe? Oya mani mbwira neza, binsobanurire neza. Nose bakunize gute ubwo? Bagufataga se bakagukanda? Bagufataga bakabigenza gute? Atumva icyo si cyo gikomeye. Ndakubwiye ati ahubwo muyobozi afite urutsina rungana n'akaboko. Akaboko se ahubwo ni gato, nako rungana n'aka kaguru. Ndikumva ari rwo rugero rwiza nakwereka. Aka kaguru kanjye niba uri kukareba niko urutsina rwe rungana, rufite umubyimbo ungana gutya. Umusore agira ubwoba arigendera. Reka ibyo niri kumbwira shani scam, ibyo ni ibintu biri magique. Ati mani reka kwirukanka, reka mubwire inkuru mbaze nyisoze. Igitsina cye kingana n'aka kaguru, ukuri kukareba. Biravuga ati ariko kumva ibyo nige nabyizera. Niye mpamvu ihari se basi ufite yatuma nizera ko ibyo bintu ari ibyanyabyo? Umuntu ugira igitsina kingana n'ako kaguru abaho? Igitsina kingana n'ako kaguru wowe uri kumva bishoboka? Cyana boro zawe mani, reka nigendera, ahubwo wasanga uri no kundangaza bagutumye ngo uzumfatishe. Atumva mani ibyo bintu sinabikora. Agenda amwirukaho, gusa baziwe. Sasa genge yabo yajwemo. Ushobora kwibaza ngo ibi bintu byose bizarangira gute? Ibyo byarabaye. Nyuma yuko bimaze kuba, barakwerekana none wa musore mu kanya bahoze babwira ibintu ntabyumve, yaje hano ku ruhande nawe ari guhunga, ari kugenda acika buke buke. Gusa uko ari gucika, hari igihe ucika ugasanga igihe cyo gucika cyakurenganye. Ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ucike. Umusore ari kugenda hanga yububa, agenda ahengeza, ari ibyo ari kwikeka niba avuye kwiba baje. Babakobwa bamuziye kandi nta gahenge bari bumuhe. Sasa uyu nguyu yagize ubwoba. Uzi ko uri kugenda ukabona abantu bahise bakwitura imbere utazi aho baturutse. Ntago bari kugera n'amaguru ngo murahuye, ewana bagahita bakwitura imbere gutyo gusa. Baje bambaye wa mwambaro wabo wa nijoro, barambura ibiganza babyerekeza kuri wa musore. Imirabyo irakubita, inkuba zirakubita muri ako kanya. Umusore uryamye ahangaha batangiye kumuniga, batangira kumushiririza. Urugamba abasore batangije bazi ngo ni ibintu byoroshye, byatangiye kugenda bikomera. Ushobora kwibaza ngo episode ya kabiri irazimeze ite? N'umuriro. Ese wa musore azamenya abishe mushiki we? Kuki mushiki we yabimuhishe? Yarangiza agafata umwanzuro wo kuza kwihorera. Kuki wa mwamikazi ubakuriye nawe yaje guhurira mukobwa warning, gusa yamara kumuha warning ahubwo tukabona nibwo intambara itangiye. Turabakunda cyane, duhure muri episode ya kabiri. Ciao ciao, Imana ibampere umugisha.